abaze mwebwe abagabo wari ukuntu mwitanguranwaga mwayigiriwe ndayigiriwe ntawe n'imfura zigaragara yagize neza imfura se butishyurwa ngukire ye Gashuhe rero twagira ngo tukubwire iki tugenza niba duhaye akanya. nta kibazo. urabona burya iyo udatanga ry'amafaranga ngo Kibihira uyu avurwe rwose ndabarahiye ntabwo abakiriho. warakoze rero murayanzaniye iyi nzoga niyo kugushimira nubwo yamugaye ariko aracyariho uramureba. nzoga n'amafaranga kandi nuko mutangira hego ubwo none amayeri yo kuyanyambura none se ubu nibi twavuganye kandi nabibonye kare niko ariko niko mukurari oya mbabaze mwese munyishyura inzoga kariyo gushima se twavuganye inzoga sarashyana numvera rengetse byo se ni nzoga kida mwakagize kareka uragaya ubwo se mwashakiye ubwishyu mu mazi erega nuko utanareka ngo tukubwire ngaho aho abagabo bari wenda tware kubyumvikanaho Gashuhe ko ureba ibi bihe urabona ifaranga ryavuye koko ko nawe umugabo kisese bareka mbere kirero urumva namwe urwagwa ntimwongera kunywa ahira data uko ubwo kameze kose ndareba rwose ndarugurisha nanye ndebe ko nakwishyuraho dukeya simbura na kimwe cy'icumi nakuramo ukomeje se ikindi Kibihira uyu nguyu nawe ndamugumana ubwo asigaye azayahingira ngo abasigaye mwitahira kumwigendere ngo twitahire Gashu tahi icyakoze ibi ni ubuhemu nge nkubwire ubuhemu nuko nabagurije yewe na kera nakare byari byanakantangaje ngaho se cyane nawe ukurikira abandi da nyatanga ntiwabagozaga nariko niko Kibihira karame wowe wajyaga mu bisasu ngo kundi nteze ibibazo waruyobeye ko mina ari mbi yewe nanjye byankozeho numva rwose abatabizi bari bakwiye kumfata nk'urugero bakandeberaho bakamenya ko mina ari kabutindi icyo babonye batakizi baba bagenda cyangwa bahinga bakakirinda. Gashu ububabare nagize ni ubuhamya bukomeye. Kariki nta mahoro iwacu bari bantumye kuri Gashuhe. ngo Gashuhe bamugutumye wikisi ngo ni bya bintu ngo bavuganye yewe dore hari umwana wo kwa Suzana ngo gushaka umwana wo kwa Suzana kanze bana se amahoro budunyu karame ngo niki iwacu bari bantumye ngo bya bintu ko wabatindiye kandi ngo yari yakubwiye ko nawe atari ibye none ngo arakwizeye rwose ngo ntumuhakanire. Simuhakanire ko se Suzana umeza abana ibyo bintu ko ntabizi koko ntabwo hagira icyo menya ko Gashuhe koko ubu umuntu yaguhimbira ntacyo mugeze muvugana ko icyo menya ndaka kuri kose ariko se uravuga ibyo ngibyo urabizi yampereye nubwo ngo niba umushyigikiye hazaza n'abagabo niko sha harya ngo ni budunyure karame umva ugenda ubwira Suzana ngo ibyo bintu ntabyo azi maze nawe nzaruri reka rata twikomereze munani ibyo bintu nta kintu mbiziho rwose ko rero Gashuhe nutagabanya gukunda ibintu biza guteranya n'abandi ariko si ibyo bintu urabijyamo reka twikomereze ahubwo nkubwire uko wagiye mu misa ukuntu nagiye mu misa nagiye muri ayo materaniro none nkabona abantu bose nkabona barandeba bakagukanurira barankanuriye nibyo wari wambaye ariko nari narengejeho cya gikoti kirekire umva rero munanira nabonye ahantu njya umva batavuze bya bisasu ariko rero kandi hakoraniye abantu bangana gutyo uzi ko ari byo ari kugoko ibyo namwe murabona ko bitashoboka mwese se ntibishoboka ibi ngibi
umva cyakoze sinshaka rwose ko hari uwo tuza kugira icyo dupfa. Dore abazi ko twavuganye batambuke. Urumva uzi ko ntacyo twigeze tuvugana, ko nta jambo namubwiye anyorohere. Dore hariya hose ese ko Gashuhe no bagira nawe kabandi batambuka, nta muntu wirukana abantu bashoka. Hoya hafi na wimvundira isubira rwose. Dore mwigira hariya hirya. Cyakoze urumva yenda hagize ikiboneka ubwo twareba, ariko se biriya bihuru woherezamo abantu uzi n'ikibazo cy'ibisasu kiri hanze Gashuhe. Ese bure kuko hagize icyo ugira icyaba koko. Yenda wa mugani hatagira n'ugira icyaba ubwo none bigumiraho. Ariko mana we abantu baragwiye ngo nibigumiraho. Ariko Gashuhe buriya ko kubona kwa Lazaro twarababaniye ye nta muntu ndahemukira mba nahuriye he nabo. Erega wa mwana wabo baturikanywe n'igisasu icyumweru kigiye gushira aryamye mu bitaro, none ntawe uramugeraho rwose. Ese ariko we Kibihira wagiye ubabwira ibyakubayeho ntibatume abantu bicira umubyizi. Sino kwica umubyizi rega ko nakubwiye se ngo ndebe ko nabashyira utwaka ntiwamakaniye. Bose bigeze bakubwira ko babuze ingemo. Ariko noneho ubwo bishaka zana icyo cyuma nakwicyo kibo uze tugende turebe. Wenda ngwino niko rangwe mbere yuko tujya kuri ibi bishyimbo ubu ninde wagiye kuri uyu mutobororo? Ubwo ntubona ko ikibindi cyacitse umuzizi? Ariko mana yanjye koko urabona bari abantu bari kugenderaho koko uzi ko bajyaga kure. Ibyo se birandeba. Umva ariko rangwe reka nkwereke nibyo byo kugemura n'ibihagarare. Burya rwose nanga ikintu gituma mvuga nabi kubera imitobororo koko. Ntabwo nduca urangwida we ahubwo naho narinje. Nta mahoro si ya ruguru. Ni amahoro da. Nari ngarutse kureba Gashuhe. Kare Gashuhe wamukuraho iki gihe? Yagiye kare ngo sinzi wagiye guhekera. Ntawe hari rwose. Uwo muntu Gashuhe yahekeye kuyigimye se. Nabundi buweze Gashuhe yigeze ahekerane. Ese ubwo wanyitabye ko nakubonye. Iryo se ryano ryawe ry'igikumwe sindizi singiri aho rihinguka munsi y'urugi. Ariko Gashuhe wababite koko. Erega sinino ahubwo ndahari wese. Ahubwo sizwe utuntu nari mpugiyeho rwose munani rwose mbabarire ntabwo narinzi ko hari rwose umbenganye rwose. Niko ngo wari utwara uhugiye ahubwo ihanagure ku muntu. Ariko noneho ndumiwe. Ese kwa Gashuhe mwese muri bamwe amara kuguhereza akajya ku gikingi cy'amarembo kureba ubundi wabwiye ibintu bureburiza iki? Harya ngo rero ushinzwe amakuru muri segite ntubizi se? Erega kuza ngaho buri gihe biri mu kazi nshinzwe. Uzi byabereye mu Gacyamo ntubyibuka? Nimugoroba rero konseyera yaremesheje inama ari kumwe n'abantu bo muri ofisi y'igihugu ushinzwe gutegura ibisasu. Gashuhe ni wayijemo. Turimo nari nifite nakoraga ndakuza. Abaturage rero basobanuriwe ibibi byose biranga ibisasu nuko bakwiye kubyirinda. Noneho rero hari n'ibindi biteye ubwoba. Urumva ngo hari abantu bateye bagenda babeshya abaturage ngo bazi gutegura ibisasu naho ni uburyo bwo kubarya imitsi kandi Gashuhe wabikora. Ariko nabikorera iki gihe? Ntabwo nabikora n'impamo. Oya ndagira ngo nabizinukwe urumva utazanabirota. Ntabwo nabatindidi ntabwo atinze cyane. Genda rero mugo baradutegetse. Ntabwo se ntabwo wamumenye uriya ni Magezi. Magi nuko wabaye? Nuko nabaye nabonye ruba gusenya. Yakugendekeye guteze? Yakawutinira yankozeho. Mine? Gasa narigenderaga nkora n'ikintu kimeze nk'umunzani. Narizi rero nabwo ubukorikori bwanjye. Hano iyo guhungura numva birakomeye. Washakaga iki koko? Hariya ngo naricaye noneho mfatiwe nuko mpundaho cyahise kiguturika. Mire mu butaka zituramye sanze umuntu
maneno yenu yote nimeyajua. Ndiyo maana nimetaka tuzungumze kuhusu problemu ya mwenzenu huyu anagonga. Ni nani? Huyo ni Katabazi. Katabazi huyo. Mnaona miezi ni karibu 7 tangu alifanya accident. Ya kazi. Namutunza, nalipa matibabu yake kwa mali yangu binafsi. Sasa nataka tusaidiane. Waelezeye. Asante boss. Aravuze ngo imigambi ngo mwirwa mucura yose ngo yarayimenye. Ngo cyangombwa ngo nimumufasha kuvuza Gatabazi ngo mukozi mugenzi wanyu. Ngo amafaranga we ngo amushizeho pepe. Ngo none rero ngo kumwisha wuku ngo muratangira gukatwa. Ngo kugira ngo Gatabazi agurirwa kaguru ngo akanirwa imashini ngo yaragaciye. Ngo murumva? Ikindi ngo ayo magambo yo muyareke ngo icyazi cyo ngo arabatunze ngo ntawe umutunze muri mwe. Igihe umukoresha apfukiranaga abakozi cyararangiye kuko ubutuzi uburenganzira bwacu yananiwe gutanga imisanzu y'ubwiteganyirize bw'abakozi nk'abandi bakoresha none navuze umukozi we naho ibyo kudukata ibyo kudukata abyibagirwe pe kandi niyanga azakurikiranwa n'amategeko ntabwo bishoboka ese ubundi uko nawe muhaguruka waelezeye ubusa ntari mwagenda ndi kwa maombi ntari mwagenda kumenya mugire ntegere